nubwo siporo ari nziza kandi koko nibyo nanjye ndayikora, ndi umusiporutifu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gukora siporo mu buryo butari ubwa nyabwo cyangwa se mu buryo bw'umurengera bitera ingaruka mbi cyane kuruta n'uko wabyihorera ntukore siporo habe namba. Nk'uko gusinzira cyane ari bibi, bitera ibibazo nko kubabara umugongo cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima. Gusinzira cyane kandi bitera no kugabanyuka kwa immune system cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri ukagabanyuka. Ni nako no gukora siporo cyane nabyo bitera ibibazo bikomeye cyane ku buzima, bishobora kuba byagutera n'ubumuga butandukanye. Twagiye tubona abantu benshi bakoraga siporo cyane cyane nko muri gym bitagishobotse kubera ubumuga bagize kubera ko bakoze siporo z'umurengera. Hano rero kuri The Health Olivier twabategurira ikiganiro kigaragaza iminota nyayo umuntu mukuru akwiriye gukora siporo nibura mu cyumweru. Ikintu cya mbere rero tugomba kumenya ko siporo ari ingirakamaro kandi ko kuzikora bifitiye ubuzima bwacu akamaro gakomeye cyane, harimo kurinda gusaza imburagihe ndetse no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ariko iyo ukoze siporo mu buryo buri excessive cyangwa se mu buryo bw'umurengera, ahubwo biragutera yuko ugira immunity iri hasi, bwa budahangarwa bw'umubiri siporo isanzwe yakagombye kugutera ahubwo buragabanyuka. Ikindi kandi siporo yakozwe mu buryo bw'umurengera itera ibibazo harimo nko kuba wagira nka accident zitandukanye, ukaba wakwangirika nko mu ngingo zawe, ukaba wagira nko inyama ikaba yacikamo kubera ko wakoze siporo y'umurengera, ukaba wagira gukweduka kw'imisi aho ishobora gucika ukaba wanapfa bitewe n'uwo mutsi wacitse uwo ariwo. Ikindi kandi gukora siporo z'umurengera bitera ikizwi nka extreme fatigue cyangwa se guhorana umunaniro ukabije cyane, aho usanga umuntu no gukora uturimo dusanzwe twa buri munsi byagoranye, tasike zisanzwe za buri munsi kubera ko umunaniro afite ntabwo yigize yiha umwanya uhagije wo kuruhuka. Ikindi kintu siporo z'umurengera zitera harimo ibibazo by'umutima. Ugasanga umuntu afite umutima utera nabi, umutima we warabyimbye. Bamwe bakunda no kujya kubagwa kubera icyo kintu, nk'abantu babigize umwuga, aba athletes iyo bavuye muri kariyeri cyangwa se bakiri no muri kariyeri birangira bagize ibibazo by'umutima, ugasanga bayeho ko banabagwa. Ikindi kintu kandi siporo z'umurengera zitera kugabanuka kwa immune system twari twabivuzeho. Ugasanga umuntu uturwara tworohereje nk'ibicurane ugasanga biramushoboye cyane, bitumye aryama nk'umuntu warembye cyane. Hanyuma rero ikindi kandi siporo z'umurengera zituma umuntu ajya mu mirire mibi no kugabanyuka kw'ibiro. Hamwe usanga umuntu adafite n'ibyo kurya bihagije, ariko kubera ko yakoze siporo z'umurengera ugasanga ibyo yinjiza n'ibyo ari gukoresha ntaho bihuriye, hamwe ashobora kuba yajya mu kibazo cy'imirire mibi. Ikindi kandi twavuga nko ku buzima bw'imyororokere, siporo ikabije igirira ingaruka mbi ku buzima bw'imyororokere, hamwe ishobora kuba yatuma abagabo bagira ikibazo cya testosterone nkeya cyangwa se na libido nkeya, aho ushobora gusanga umugabo kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina biba ingorabahizi cyangwa se ubushake bukagenda bukabura burundu, mu gihe ahubwo siporo zisanzwe zo zakagombye kongera testosterone, umuntu akagira ubushake ndetse ntahurwe no gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi siporo ku bagore iyo bakoze siporo z'umurengera ashobora no kuba yanabura n'imihango ndetse nabo ubushake bw'imibonano mpuzabitsina akabuhurwa burundu. Ikindi kandi tugomba kuzirikana ni uko siporo ifite igihe yakagombye kubikorwa. Niyo mpamvu hano kuri The Health Olivier twabateguriye kino kiganiro. Ese wakwibaza niyihe minota umuntu yakagombye gukora siporo mu cyumweru? Yego, iminota umuntu yakagombye gukora mu cyumweru byibuze byakabaye byiza umuntu akora iminota 30 ya buri munsi ntayirenze. Ubwo aho ngaho ni kuri bantu babona umwanya wa buri munsi wo gukora siporo. Wenda utabona umwanya wa buri munsi ugakora 3 mu cyumweru ukora iminota 90. Ibyo bizaba ari ibintu bitari byo gukora siporo z'umurengera. Kandi muri minota 90 ugashyiramo umwanya wo kuruhuka uhagije, nko kuryama byibuza amasaha
ari hagati y'7 n'amasaha 9. Ibyo bintu bizagufasha cyane, bituma umubiri wawe ugira ubudahangarwa bukomeye kuko urimo urakora ikigero nyacyo cya siporo ikenewe. Ikindi kandi ku bantu barengeje iminota 90 cyangwa se isaha 1 n'igice, byakabaye byiza bashyiramo detante y'iminsi 2, nibura iminsi 2. Ubwo ndimo ndavuga abantu bakora nk'amasaha 2, amasaha 2 n'igice, ubundi iminsi 2 yashira ukongera ukaruhuka 2 gutyo. Ibyo nibwo uzaba ukoze siporo zitagize icyo zangiza ku mubiri. Ikindi kandi ubundi mu busanzwe umuntu mukuru wese agiye wenda akoze iminota irengeje urugero, ntarenze amasaha 5 mu cyumweru. Amasaha 5 mu cyumweru gushyize mu minota ni minota 300 mu cyumweru. Izo siporo zaba ari siporo zitarengeje urugero. Siporo zitarengeje urugero. Kandi ikindi byakabaye byiza ubaza muganga, kuko hari siporo ushobora gusanga ngewe nakora nanazikora wenda ziri na excess zirengeje urugero, ugasanga nta ngaruka zangizeho bitewe n'umubiri wanjye, ariko we wazikora iminota wenda tuvuge ntunarengeje n'urugero, ariko kubera ko zihabanye n'umubiri wawe, ugasanga biteje ibibazo bitandukanye. Ni byiza rero ko ugomba kumenya ese umubiri wanjye ujyanye n'izihe siporo. Ibyo ngibyo bikunze kuba mu bihugu byateye imbere. Hano mu bihugu bitari byatera imbere birumvikana ko bigoye, ariko no gukora zino siporo zisanzwe kwirukanka byakabaye byiza ukurikije iminota twavuze haruguru, kugira ngo utiteze ibibazo twabonye mbere, harimo kuba wagira ibibazo by'umutima, imitsi kuba yaturika, kuba wababara mu ngingo ndetse n'ibindi twabonye haruguru. Ikindi kandi hari umuhanga yavuze ko wenda ku bantu bashaka gukora nk'isaha ya buri munsi, byakabaye byiza n'ubundi nk'uko ku zindi siporo bigenda, byakagombye kuba bigenda ufashe nk'iminota 15 ya warm up, hanyuma ya minota 30 twabonye ya buri munsi ukayikora ari siporo zifite imbaraga, ugafata n'indi 15 yo kubanza nko guhoza umubiri, niba ariko nabivuga, cyangwa se gukonjesha umubiri mu buryo budahutiyeho, gukora siporo nka za stretching, udusiporo tworoheje. Ibyo bintu bizagufasha. Ikindi kandi wamenya ni uko ku bantu bakuru, ndavuga abantu bari mu myaka 50 kuzamura, byakabaye byiza bakora siporo zoroheje nko kugenda urugendo rurerure, apana ibintu bibavunagura cyane, kuko bishobora kuba byabateza ibibazo birimo no kuba bavunika mu buryo bworoshye, kubera ko amagufa yabo aba atangiye kugenda yoroha gake gake. Murakoze cyane rero gukurikira kino kiganiro hano kuri The Health Olivier. Ikiganiro cyacu nakagaruka, kandi rwose byaba byiza mukoze subscribe, share na comment kugira ngo bidutere courage zo gukora. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Nshizirungu Vedaste, umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda. Ciao ciao.